wabonye ko washirije mu kazi naguhaye akazi ko kurera uyu nguyu ngone waniyose naguhenguka ndimo ndakora ndakwira wumvise mati dore ko masa. Ese wowe uyu nguyu mwita nde? Dore yuko abatari bake bamwita amazina menshi agiye atandukanye bitewe na filime yagiye akina. Dore kare no mu banyarwanda bakeya bakinnye filime nyinshi cyane, aho yagaragaye muri filime nyinshi zigiye zitandukanye, harimo itwa Serwakira, Intare y'Ingore, Kiramata, Seburikoko hamwe n'izindi nyinshi yagiye akina umunsi ku munsi. Ese wowe umwita nde? Bitewe na filime waba warakunze muri izi zose hamwe n'izindi nyinshi yagiye akina, byumvikane neza ko iyo umubonye hari izina leta ribanguka. Ariko uyu nguyu yakinnye muri filime y'uruhererekane ica kuri televiziyo y'u Rwanda ariyo yitwa Seburikoko. Muri iyi filime akina ari umugore ufite umugabo ugira amafuti menshi cyane, ariko ari umugore uhamye, umugore utuje cyane kandi utavugirwamo, umwe ufata ijambo mu bagabo. Iby'urugo njyewe ndabirambiwe pe. Uno mugore rero bitewe n'ubuhanga afite mu gukina filimi, nawe yigeze gukina filimi ze ku giti cye, ariko nyuma yaho rero abandi baje kumwitabaza bitewe na bwa buhanga afite mu gukina filimi, dore yuko usibye bo mu Rwanda n'ab'imahanga baramwiyambaje. Ariko ubu abatari bake bazi yuko ari umugore ugira amahane menshi cyane bitewe na role akunda gukina. Abatari bake bazi yuko ukuntu aba ameze muri filimi ariko no mu buzima busanzwe ameze. Zimwe muri filimi yakinnye afite amahane menshi cyane harimo iyitwa Intare y'Ingore, Giramata, Ikigeragezo cy'Ubuzima hamwe n'izindi. Muri izi filimi yakinnye ari umuntu ufite amahane menshi cyane, maze abatari bake babihuza no mu buzima busanzwe, aho bagiraga ati ni umugore w'amahane menshi cyane, umutavugirwamo. Kuri we kuri iyi ngingo atandukanye n'abantu benshi cyane, dore yuko ngo abatekereza utya ari abantu batazi igisobanuro cya sinema. Uyu yaje kugira ati rwose ubusanzwe ntabwo ndi umugome, ndubatse kandi ndi umubyeyi w'abana 3, ikindi kandi ntanga uburere bukwiye. Uyu mubyeyi yiswe amazina menshi agiye atandukanye, aho yiswe Igishegabo n'andi menshi bakurikije filime yagiye agaragaramo. Ese ubundi uyu mugore ni muntu ki? Uyu mugore rwose uvuga ko yitonda mu gihe abatari bake abona ko atitonda habe na gato. Ese ubundi yitwa nde? Atuye he? Ni mwene nde? Ese umugabo we ni nde? Ese babanye bate cyangwa batuye he? Ibibazo byose n'ibindi byose wifuza kumenyaho uraza kubisobanukirwa muri iki kiganiro. Turakugezaho amateka ye kuva kera cyane akiri umwana n'urugendo rwe rwa sinema, uko yarwinjiyemo ndetse n'ukuntu ubu ngubu arubona. Wowe icyo nakwisabira niba uri mushyashya hano ni ugukora subscribe niba utarakora subscribe. Nawe amaje gukora subscribe nagushimiye, ni iby'agaciro. Mugiye kubana nanjye Emmy. Bye kazi. None mbaye ikaze muri iki kiganiro cyacu n'icyo cyanyu. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Uwamahoro Antoinette, yamenyekanye ku mazina menshi agiye atandukanye harimo Sperantia, Intare y'Ingore n'ayandi. Avuka hari kuri tariki ya 25 Ukuboza mu mwaka w'1979, avukira mu mujyi wa Kigali. Nubwo yavukiye mu mujyi wa Kigali, igisekuru cye kiri kure cyane, dore yuko se umubyara yavukiye mu karere ka Rusizi, naho mama w'umubyara avukira mu karere ka Gicumbi. Avuka yari imfura mu muryango w'abana 7, ariko ubu ngubu arubatse, afite umugabo ndetse n'abana 3, abahungu 2 ndetse n'umukobwa 1. Ariko nyuma yaba afite abuzukuru 2. Sperantia akaba atuye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Ruyenzi, ariko n'umwe mu bantu batagize amahirwe yo kwiga kaminuza, aho yasoje amashuri yisumbuye gusa, aho yasoreje kuri Ecole Islamique de Kigali azwi nko kwa Kadafi. Uyu ubwo yasozaga yisumbuye yahise ajya kwiga ibijyanye no gutunganya amashusho. Nyuma yo kubyiga yahise ashinga studio ahanini nakundaga kwifashishwa mu bukwe ndetse no mu bindi birori. Ariko nyuma yaje kugira ikindi gitekerezo cyo kuba yakandika akanakina filime biturutse ku gitekerezo cya filime yitwa Ikigeragezo cy'Ubuzima. Kino gihe rero yahise atangira arayandika, ndetse nyuma yaho ashaka n'abantu barayikina. Byaramworoheye rwose, dore yuko icyo gihe mbere yaho gatoya yandikaga amakinamico yarangiza akanayakina. Sperantia ubwo yagiraga igitekerezo cy'uko azakina filimi hari kera cyane akiri umwana mutoya, ubwo yakundaga kumva ikinamico yarangiza agacishamo
akareba filimi za Jackie Chan. Zino filimi rero nubwo zabaga ziri mu Gishinwa, niwe yaje gukura igitekerezo cyo gukina filimi. Uyu mugore rero mu mwaka w'1996 nibwo bwa mbere yaje gufata urupapuro n'ikaramu, arangije yandika filimi ye ku giti cye, akaba yaraje no kuyikina akayigaragaramo, ariyo filimi yiswe Umubyeyi Gito. Ino filimi ijya kujya hanze ntabwo byari byoroshye, dore ko icyo gihe nyuma yo kuyandika yaje gushaka abantu bifuza gukina filimi, arabashaka, arangije kubabona ahuriza mu itsinda rimwe, arangije agita Happiness Game Film. Siperansiya bitewe nuko yari asanzwe afite ubumenyi mu gutunganya amashusho, yaje guhita yifashishwa no gufata amashusho y'iyi filimi, arangije arayafata ndetse anagaragaramo ari kuyikina. Iyi filimi yaje kuba intangiriro y'izindi nyinshi yakinnye ndetse aranazandika, harimo iyitwa Ishyari si ishyano, Inkomoko y'umuruho, Igihano cy'ikinyoma, Ay'ubusa n'izindi nyinshi. Nyuma rero yo kugaragara muri izi filimi afite ubuhanga budasanzwe, yatangiye kwifashishwa mu zindi filimi zigiye zitandukanye, harimo iyitwa Samantha, Intare y'Ingore, Gira Amata, Seburikoko hamwe n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Siperansiya rero bitewe na filimi yagiye agaragaramo, hari abantu benshi bamutinya ku buryo nawe abyibonera, ku buryo rwose ari igihe ahura n'umuntu yakumva ukuntu bari kuganira kumva ari kuvuga aziga amagambo. Ibi yaje kugira ati, yego barantinya cyane kandi barananyikanga bamwe. Ibyo ngibyo ni nk'uko ujya mu murimo ukamenya ko ugomba kwirengera ingaruka zishobora kuvamo. Rwose mu busanzwe ntabwo ndi umugome. Uyu mugore bwo yakinaga filimi bwa mbere ntabwo byamugoye, bitewe nuko yari asanzwe afata amashusho kandi anakina ikinamico. Ni bimwe mu bintu byamufashije guhita amenyera, ariko kimwe mu kintu cyamugoye ati ni ukubona abakinnyi azakoresha muri ya filimi ye ndetse n'ibikoresho bazajya bakenera umunsi ku munsi, bitewe nuko amafaranga icyo gihe atabonekaga, na duke twabonekaga twavaga mu buryo bwo gucuruza CD. Ibi ngibi biri mu bintu byatumaga abakinnyi batabona ibikoresho bihagije. Iyo arebye aho bavuye n'aho bageze ubu ngubu, kure ntabwo avuga yuko bagezeyo, ati baracyafite urugendo, byibuze bageze nko kuri 50%. Ibi ni imwe mu bituma avuga ko bagomba gukora cyane, ati byibuze abana babo bakazabona umusaruro ababyeyi babo bavunikiye, dore yuko yasubije amaso inyuma akareba asanga baravuye kure cyane. Ati yewe bitangira ntabwo bari bazi yuko bizagera aho bigeze ubu. Siperansiya abananenga cyane ni abantu badakunda iby'iwabo, ba bandi usanga badakunda kureba filimi zo mu Rwanda. Usibye n'abo ngabo, abandi bananenga ni abantu bafata filimi nyarwanda nk'iziciriritse cyane, ku buryo n'abazikina bafata nk'abantu baciriritse. Uyu mugore rero usibye kuba azi gukina filimi, arazandika, agafata amashusho ndetse akanaziyobora, bimwe bizwi nka ba director. Uyu mubyeyi ni umwe mu bashyize itafari rikomeye cyane kuri filimi nyarwanda, kandi kugeza ubu bakaba bakifatiye runini, aho yanditse filimi nyinshi yarangiza akanazikina arize ku giti cye nyine. Ibi ngibi byaje no gutuma atumirwa muri filimi zo mu bihugu by'abaturanyi, aho yatumiye mu gihugu cya Tanzania akajya gukina filimi, ndetse no mu gihugu cya Kenya n'icy'u Burundi hamwe n'ibindi byinshi byo mu karere u Rwanda ruherereyemo. Ibi ngibi si ibya kera, dore yuko umwaka ushize wa 2023 yaje gutumirwa mu gihugu cy'u Burundi, arangije ajya gukina filimi yiswe Ingaruka. Iyi filimi yanditswe n'umukinnyi ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi uzwi nka King Sapasi, ikaba irimo abandi bakinnyi bakomeye cyane muri icyo gihugu, harimo uwitwa Mugisha ndetse na Ravine, nabo bamaze kwandika izina rikomeye cyane muri icyo gihugu cy'u Burundi. Ibyo rero bya Siperansiya mwakunze muri filimi nyinshi zigiye zitandukanye, by'umwihariko zo mu myaka yo hambere, dore yuko ari umwe mu bakinnyi ba filimi batangiye gukina filimi bwa mbere mu gihugu cy'u Rwanda, aho yatangiye mu mwaka w'2000. Ni nangaha dusoreje kino kiganiro. Nsabana naturakora subscribe, gukora subscribe n'amaje gukora subscribe, ndagushimiye, ni iby'agaciro. Mwari muri kumwe nanjye Emmy, naho ubutaha Imana ibarinde.